Kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi tuvugana, nta muhanga wari wavumbura ngo yemeze umuti cyangwa ikintu cyatuma ubuzima bw'umuntu buramba budapfa. Uko byagenda kose, mu mirwano y'urupfu n'umuntu birangira urupfu rutsinze. Nta muntu nari numva wahawe umudari kuko yatsinze urupfu, kereka Umwana w'Imana ushobora byose. Gusa ariko nanone buriya ikiremwa muntu cyose cyifuza kudapfa urutunguranye ngo umuntu abe yapfa ababajwe, kuko benshi bifuza kugenda basize igikorwa runaka cyangwa ijambo runaka bazibukirwaho igihe bazaba batakibarizwa mu buzima dutuyemo. Mbifurije amahoro y'Imana mwe mukomeje gutega amatwi umuyoboro wa YouTube witwa Ukumbuye iki TV. Njye mugiye kubana nitwa Bimenyimana François. Uyu munsi turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Aka kanya nabateguriye amagambo yavuzwe na bamwe mu bantu b'ibyamamare babayeho mu buzima butandukanye, uhereye ku bavugwa mu iyobokamana, mu filime, muri politiki, mu mikino n'imyidagaduro ndetse n'abahanzi n'abandi. Ni amagambo bavuze mu minota yabo ya nyuma y'ubuzima bwabo, hari n'abo babaga babura gatoya kugira ngo bashiremo umwuka. Izina mpereyeho niri: wowe umwita uko ushatse, ariko ngereka mwite Yezu. Kubemera Bibiliya yera, Yezu Kristu ni umunya-Isiraheli wabayeho mu myaka hafi 2024 ishize. Ibyanditswe byera bikaba byemeza ko yabyawe na Bikira Mariya mu buryo bwa Roho Mutagatifu, ni ukuvuga atagombye kubonana n'umugabo we. Uyu Bikira Mariya yari afite umugabo witwa Yosefu. Nukenera byinshi kuri bo ndakurangira muri Bibiliya, maze usome urwandiko rwa Mariko ibice 6 umurongo wa 3. Ibyanditswe byera bivuga ko Yezu yari Umwana w'Imana wigize umuntu, akabaza mu isi kugira ngo aze gucungura abantu, maze abamwemera bose babone ubugingo buhoraho. Aya ni amagambo dusanga muri Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Mu kiragano gishya kivuga ko igihe Yezu yari agiye guca cyangwa se gushiramo umwuka ari ku musaraba, yavuze mu Giheburayo agira ati Elohai lama asavitani. Dushyize mu rurimi rwacu, Yezu yagize ati dawe kuki wantereranye. Aha ni nyuma y'uko abaromani bari bamaze kumushinyagurira bakamubamba ku musaraba, bamuhora ko yavugaga ko ari Umwana w'Imana akaba n'umwami w'abami. Uwo yari Yezu Kristu, Umwana w'Imana. Udusabire kuri Data wo mu ijuru. Izina rindi rikurikiye ni Rugamba Cyprien. Iri zina benshi murarizi kuko yari umuhanzi, akaba yarishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu Rugamba Cyprien cyangwa se Cyprien niwe washinze umuryango Communauté de Emmanuel mu Rwanda, wigisha abantu kubana mu rukundo rw'Imana, by'umwihariko abashakanye. Rugamba Cyprien cyangwa se Cyprien yicanwe n'uwo bashakanye Rugamba Dafroze n'abana 7, harokoka 2 gusa, ari bo Rugamba Olivier ndetse na Rugamba Dorce. Mu kiganiro yigeze kugirana na Radio TV10, Olivier umuhungu wa Rugamba yavuze ko mu gitondo cya tariki ya 6 Mata 1994 baraye bari bwicwe, ise yamuhamagaye kuri telefone kuko we yari ari i Butare, abandi bari mu rugo i Kigali. Hanyuma aramubwira ati Olivier, urabeho, mu buzima uzaba umugabo kandi uziragiza Imana muri byose. Aya magambo akaba ariyo ya nyuma Rugamba Cyprien yavuze mbere y'uko yisangira Imana Data, kuko bwakeye bamwica ku itariki ya 7 Mata umwaka w'1994. Rugamba Cyprien ufatwa nk'igitangaza mu bijyanye n'iyobokamana, ubwo yari bwicwe yasaga nk'uwabimenye, maze asohora indirimbo yitwa Nzataha Yeruzalemu nshya. Ugiye kubisesengura wakumva ko n'ubundi we yiyumvagamo urupfu, kuko yari agiye kwisangira Imana i Yeruzalemu, yari abizi rwose. Iyi ndirimbo nayo ikaba ifatwa nk'interuro ye ya nyuma mbere yo kwicwa. Irindi zina nkubwira ni Buddha. Buddha ubusanzwe amazina ye nyakuri ni Siddhartha Gautama, umwarimu wabaga mu majyepfo ya Aziya, waranzwe no kuzenguruka amahanga yigisha ijambo ry'Imana n'urukundo ahagana mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yezu. Mu kiganiro mpaka cyashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Paula, abantu batandukanye bahuriza ku magambo bivugwa ko Buddha yabwiye intumwa ze mbere yo kwitaba Imana.
Mu magambo ye ya nyuma yagize ati all component things in the world are changeable. Mu rurimi twumva twese yaravuze ngo ibintu byose biri kuri iyi si birahinduka. Byumvikane ko yasobanuraga ko kuba umuntu ari ku isi ashobora no guhinduka akaba yahava akitaba Imana. Irindi zina nshaka ko wumva ni Elizabeth wa kabiri. Uyu yabaye umwamikazi w'Ubwongereza kuva mu 1952 kugeza mu mwaka wa 2022 ejo bundi, maze aza kwitaba Imana afite imyaka 96 azize izabukuru. Ikinyamakuru The Evening Standard cyemeza ko hasigaye iminsi 2 ngo atange. Liz Truss wari minisitiri w'intebe yagiye kumusura iwe mu rugo aho bita Balmoral Castle kwa 6 Nzeri 2022, maze agiye kumusezeraho Elizabeth wa kabiri aramwongorera ati I will see you next week. Tuzabonana mu cyumweru gitaha. Nubwo atabisobanukiwe ariko kwari ukumusezeraho burundu, kuko hashize iminsi 2 gusa kuwa 8 Nzeri aratanga ku myaka 96. Irindi zina naguteguriye ni Paul Walker. Iri ni izina rigaruka mu majwi ya benshi ndetse no mu matwi ya benshi binyuze mu ndirimbo, ibisigwa, inyandiko n'ibindi byuje agahinda batewe n'urupfu rwe rwatunguye benshi. Paul Walker yari umukinnyi wa filime muri Hollywood USA, akaba yarakundaga n'umukino wo gusiganwa. Imwe muri filime yamenyekanyemo cyane ni yitwa Fast and Furious. Uyu mugabo ayirimo. Mu Gushyingo ho mu mwaka wa 2013 ubwo yari mu gikorwa cyo gukusanya inkunga yo gufata mu mugongo basizwe heru n'inkubi y'umuyaga izwi nka Yolanda mu mujyi wa Santa Clarita muri Los Angeles, Paul Walker yasabye inshuti ye Roger Rodas ngo bajyane kugerageza imodoka ye nshya yo mu bwoko bwa Porsche Cayenne GT izwiho kwihuta cyane, nyamara ntiyigeze amenya ko agiye kugerageza urupfu. Ikinyamakuru Daily Star ni kimwe mu byaganiriye na Paul Walker ndetse na Roger Rodas mbere y'uko imodoka ihaguruka. Paul Walker ngo yabwiye Rodas ati hey, let's go for drive. Ubwo mu Kinyarwanda yaravuze ngo ngwino dutwara imodoka. Ubundi bayiha umuriro ku muvuduko wa kilometero 100 mu isaha. Kubazi iby'iyi modoka, uyu muvuduko ni umuvuduko munini cyane udakunze no gukoreshwa. Mu guhagurutsa imodoka baparitse rimwe ndetse nabi, ubwo bagongaga itara ryo ku muhanda imodoka irangirika cyane ku buryo kumenya imibiri yabo byari bigoye. Imana ibahira urugo ridashira. Izina nkurikijeho ni Charlie Chaplin. Uyu nawe yari umukinnyi wa filime w'Umwongereza wasetsaga cyane muri filime zitavugaga ahagana mu 1960. Kugira ngo Abanyarwanda mwese mu mwumve neza, reka mwite Charlot cyangwa se Charlilo, aho bamwe bari banazi ko ari Umufaransa kubera ko filime ze zerekanwaga mu nzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa iyo bitaga Centre Quartier Franco-Rwandaise ahagana mu 1980. Charles Chaplin Galio cyangwa se Charlilo yitabye Imana mu mwaka wa 1977 afite imyaka 88 azize indwara y'umutima. Ubwo yari atarashira mu mwuka, amakuru avuga ko umupadiri wari waje kumuha umugisha wa nyuma akimara kumubwira ngo Nyagasana barabarire roho yawe, Charlilo yahise amusubiza ati why not, after all it belongs to him. Mu rurimi rwacu yagize ati cyane rwose, ubundi se siye. Ubwo yavugaga iyo roho nyine. Irindi zina nkubwira ni John Lennon. Yari umuhanzi w'Umwongereza wamamaye mu itsinda ry'aba Beatles ryabayeho mu mwaka wa 1960 rigeze 1970. Lennon yapfuye yarasiwe mu mujyi wa Dakota, New York muri USA, ageze imbere y'aho we n'umugore we bari bacumbitse mu mwaka wa 1980.
umushoferi wa taxi wari hafi y'aho yarasiwe yabwiye itangazamakuru ko mbere yo kwitura hasi Lennon ngo yatatse agira ati I am sure, bivuze ngo ndarashwe. Bamugejeje kwa muganga yahise ashira mu mwuka. Kimwe mu bintu byatumye Lennon avugwa cyane ni amagambo yavuze muri Werurwe mu mwaka w'1966 aganira n'ikinyamakuru The Evening Standard cyo mu Bwongereza bitegura kujya mu bitaramo muri Amerika. Icyo gihe yagize ati more popular than Jesus. Aha yashakaga gusa nk'uwishongora ashaka kumvikanisha ko aba Beatles cyangwa se abo mu itsinda ryabo ari ibyamamare kurusha Yezu. Aya magambo yababaje imiryango myinshi ishingiye ku myemerere ya Kristu muri USA, ndetse biviramo Beatles kubura abafana b'indirimbo zabo zicibwa no ku maradiyo no kuri za televiziyo zitandukanye. John Lennon yaje gusaba imbabazi hanyuma asezera muri iri tsinda rya Beatles mu mwaka w'1969. Itsinda risenyuka mu mwaka w'1970, akomeza wenyine kugeza mu mwaka w'1980 aribwo yaraswaga. Urupfu rwe rwavugishije benshi bibaza niba atari igihano cy'Imana kubera gupfobya Yezu. Ariko se koko nibyo? Izina nshaka gusorezaho niri Adolf Hitler. Hari bamwe bumvise mvuze iri zina barikanga cyangwa se bazimyakira amajwi zabo, ariko nanone muhumure. Uyu ni umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubudage wamamaye mu buryo bubi kubera ubugome ndengakamere bwamuranze mu ntambara ya kabiri y'isi yose y'1939 1945, ubwo leta n'igisirikare cye cy'abanazi bicaga abayahudi barenga miliyoni 6 mu gihe cy'imyaka 6. Amaze gutsindwa n'ingabo ze z'Abasoviete, Hitler n'umugore we Eva, ariko atari Eva uvugwa muri Bibiliya, bombi biyahuriye mu nzu y'umutamenwa yo mu butaka izwi nka Fachlibuchale i Berlin mu murwa mukuru w'Ubudage. Ubwo nyine ni ubuvumo. Umusirikare wari ushinzwe isuku ya Hitler witwa Heinz Ling wari kumwe nabo niwe watanze amakuru y'uko Hitler yiyahuye hamwe n'umugore we birashe, ariko yabanje kumusaba gutwika imirambo yabo bose kugira ngo batazabonwa n'abanzi be. Mbere yo kwiyahura, Ling ngo yabajije Hitler uwo yumva yazamusimbura mu gukomeza urugamba rwe rwo gushimangira amahame ya gisosiyaliste, cyangwa se ibyo twakita nka politike igena uburyo ibikorwa by'ubukungu bigenzurwa na rubanda. Mu kumusubiza yabivuze mu Kidage agira ati for den man der kommt nach mir. Ibi tubishyize mu Cyongereza twavuga ngo for the man who comes after me. Maze byajya mu rurimi gakondo twese twumva rw'Ikinyarwanda tukavuga ngo bw'umugabo uzaza nyuma yanjye. Uyu ni Adolf Hitler, ni nawe dusorejeho. Aya niyo magambo ya nyuma ku byamamare byabayeho naguteguriye uyu munsi. Ngushimiye ko wabanye nanjye hano kuri Ukumbuye iki TV. Nge waguteguriye kandi nkakugeza iki kiganiro, nitwa Bimenyimana François. Wakoze cyane.